Man sigiye man ko twaburanye. Man naye navuye Dubai ejo bundi kabisa ibanize neza nagarutse vuba ko hari kiraka nabonye cyo kwambika Miss Musanze hari igikorwa cyo gutegurwa cyo gutora abakobwa beza b'imusanze so rero nibyo naje murebye nihuta cyane ubwo rero tuzabonana ibana ariko ndi hafi kuza mu mujyi nzi neza ko tuza guhura ndakunze kubwira hanyuma duhure tumene habiri squares ari reka nsuzuye umuntu baba karibu vamos gute ndakubona utambona se tega turi babiri nge n'umuhungu wawe niyo mpamvu urimo kundeba buriya utagira ngo ayikinde ariko kubaza akantu kamwe yego ubushize nakubwiye ngo iki asundi mama mbwira wumva ushaka umukwe umeze gute n'umukobwa na baretse nkabanza ngarangiza no kugufungira imisatsi mbona mbifunga binyerera sha umukwe uwari wese wiyubaha umugabo uzi gukora uzi no gukundwa akazi ariko sibyo kandi nawe wumva wakunze nyine akuze umugabo uzi gutetesha niyo mwaba mukeneye mbese birandeba wa mukobwa we rero cyagukuye iwanyu kikakuzana hano uraza kukibona mva itonde tuza gakeya ubu ntabwo wemera ko inda ari iyawe rega ahubwo dupanga ubukwe uvuze ubukwe none ubukwe njyewe nawe njye nawe ubwo uzemera ko umuhungu wawe rero avukira mu rundi rugo rw'abandi bamuransekeje erega warangije no kumenya igitsina cy'umwana utwite reka nkubwire ufite igihe kabisa niyo mpamvu wari warahisemo papa yaraguteteshaga atari yagenda rwose araguteteshaga umva rwose gusa nyine nanjye uwanjye mama nkubwire reba hano bimbwira ndebe tuzabafatiraho urugero cyane tuzaba turi Romeo na Juliet umva mbikunda kubi maze n'ubu ngana gutya mba iyo ndebye abantu bishimye b'amakupuri numva Chérie, I love you. Relax, gabanya kumbwira nabi. Erega Chérie irimo kumbwira nabi n'umwana wawe bimugwa nabi mu nda. Ntabwo aba yishimye. ariko reka mubaze akantu kamwe ngiye ikintu nshaka byibuze reka tuzane abantu babyigiye da bambwiza ukuri niba umuntu wakoresha agakingirizo byagize ubwirinzi ashaka gutera inda Bwana uzubaka rero uzubaka umugore ufite urukundo wubaha arubaka nawe reka mama wantoje imico myiza kandi nzaguhesha ishema nta kibazo sibyo ntago nzagenda ngiye gusenya sibyo yego sha uzubaka mwana wawe Erega Chérie twaye ikintu utazi ntabwo agakingirizo kije 100% kandi wibuke ko cyaragiye twe twasinze ntabwo wamenye igihe byabereye baby please calm ngo twari twasinze kutabera inzira si gutwara iwanyu cyangwa njye nyoberwe intwari wacu nanjye biranshimisha bikankomeza sibyo maze ubere abandi urugero kandi nkwibwirira akantu ntabwo ari nasinze kuko ngiye ibyo nakoze ndabizi neza kandi nanabihagararaho ariko urabizi ko wanteye inda ariko iyo nda nayo gutereye mu kirere subiza amerwe mu isaho kuko ibyo urimo urota ubu ngubu kanguka ahubwo
tekereze nyir'iyo nda hanyuma ujye kumusanga mubimubwire wikwijijisha inda ni iyawe ngiye maze no kunanirwa please nongere kuvuga iryo jambo amafoto ntabwo wayabonye washwe WhatsApp yanjye imaze iminsi sinakwiye ko ufite ikibazo ariko uze kuyijyana mu mujyi ifite ikibazo kuva yagwa hasi cyagiye telefone nako nawe nta kintu utayigiye yapfuye ntabwo urayikoresha ariko cyagiye sinaye gutumye ngo uyinjyane ahubwo ubwo rero niba utari wabura amafoto waracitswe haguruka umuhobe ariko mwana iyo mbitekereje nibwo kuzansiga hano njyenyine na cya gihungu cyakirwa gitaha ijoro azamenyera kandi wenda nazakuzanira umukazana no bazukuru bazaba bari hafi no basi bakubane Dior. Bro. Gute? Ça va? Wananutse bana? Ya. Nayo cyane. Ni stress. Washizemo bro. uzaho ubwo ibintu byareka mbifunge vuba telefone yanjye tuyitwara mu mujyi ayo mafoto mva amatsiko nanjye abamere umwana wavuye koko akavuyo kawe ni kajya karangira Bro. Niko ubukwe bumera tu. Kandi buriya buri wese ubona wubatse bandi ubona bishimye bameze neza buri wese biba byaramubayeho so gusa nta nubwo ari n'icyo ntabwo uhamagariye ya nanjye bamwe ngo uri kunshaka biba ngombwa ko ndeka utundi tuntu nari ndimo n'imirimo ndakwitaba imodoka se nubese ngiye ko ntiratira nta uratira cyangwa urahakodesheje ikitari icyawe se baba watiriye buriya cyangwa umujyi mama kagenda telefone yawe ndayikoresha ambara vuba yikoresha ujyane kwa murokore mwarekeze se oya ntabyo simuri ndagukatiye wamare bo nta kibazo mfite indi gahunda nubwo nuko nanze kugutenguha abandi icyo wari urimo uranshakira cyane ko mu bukwe urabizi ni stress muri mwanyemereye decoration mu nyuma n'ibindi ntekereza ko turi gushaka biri ku ruhande y'ibyo ngibyo ubwo rero mwambwira wenda icyo mwanshakiraga kugira ngo nkomeze Pesa neza kwashize Shamba rero tazana kwibaza impamvu ndiguhari wanyu muri iyi minsi gusa ikintu cy'ingenzi sinshaka ko Calvin na Tanya babyarana bibaho none nshaka umbwire tubigenze gute koko ngira inama y'ikintu twakora ariko icy'ingenzi nashaka kubwira mfite amakuru atari meza kuri Tony kandi burya makuru atari meza kuri Tony kandi burya nta nkuru ivugira ubusi musozi ameze neza ikintu cyatumye gutumaho nagira ngo bagira inama ndakumva nyine uriya mugabo wanjye ubona Jamali ari mu kare y'umugabo wawe n'uriya muramu wanjye petit frere wiwe buriya ubona bashobora kuzaba ikibazo ku bukwe bwawe ikibazo ufite amakuru ameze ute birashoboka yuko ngo Tony yaba afite undi muntu ku ruhande simbihamya neza gusa ndaguhamagaye nk'umuvandimwe kugira ngo byikurikiranire umenye afite umuntu umeze ute afite abantu ku ruhande we ni benshi sinjye singufite uri no ku ruhande man ni slang just ashobora kuba afite undi muja mu mwitera tu sinzi niba izo vuguze ufata ariko ibyo ntabwo byatuma tudakora ubukwe biragoye ko nakumvisha kuko umuntu babanye igihe kingana ko yaramuzi cyane sinzi ko yabyumva ntabwo nzi impamvu yatuma muhindura kandi nta n'igihe dufite igihe cyaragiye twarakererewe ntabwo yabonye umwanya wo kujya kumushaka
bro umuco nyarwanda burya umugore ni uburere kandi umugore ni umuco niyo mpamvu baca umugani ngo kurusha umugore bakurusha urugo yego dusanze ibivugwa ari byo yuko yaba ari ikirara n'indaya tunabikirana n'indaya ya niyo mpamvu twavuze ngo nta nkuru ivugira ubusa imusozi ushobora gusanga ari uko nguko ameze amakuru yizeye neza niyo mpamvu naguhamagaye sindi shuwa ariko narabyumvise ejo bundi twe twasohokeye ntabwo ibindi kukubwira ari ngombwa ko ubibwira gugu shuri wawe cyangwa se wenda jamari cyangwa se petit frere wiwe gusa njye icyo nshaka ni ukugira ngo witonde uzamenye uko ubyitwaramo kandi ubu tuvugana ngiye ntabwo nubatse ntabwo bimeze neza pe kandi ntabwo nifuza ko ibyambayeho wowe byakubaho ayo makuru afitiye gihamya nakubwiye ngo sindi shuwa ariko babivugaga gutyo bivuga ngo rero ugomba kuba uwa mbere wo gukurikirana ukamenya se ndongoye umugore cyangwa ndongoye ininja yigendera okay ngangira inama icyo nakora right now ubukwe burarimbanije maze kubishyira hanze ngira inama uri umuvandimwe reka tubyite ko nta butaha butagezwe intorezo man go yes ngufata nk'umuvandimwe urabizi ariko uri n'umuvandimwe amemo rero warasavayivinze bihagije duke umaze kugira warwaniye sinkeneye yuko ari twe tugiye kurangiza ubuzima bwawe tujemo jamari si umuntu mwiza nakubwira nta mico myiza afite niyo mpamvu nagaragaje kugira ngo wenda murebe ukuntu mwamuhindura kuko nta mico myiza afite kuko nanjye ubwanjye ntabwo tubanye neza ni umuntu ugira imico mibi yakunda abakobwa mbese ntabwo ari mwiza kuko n'ejo bundi naratashye nsanga ari kumwe n'umukobwa yamuzanye hano mu rugo niyo mpamvu nyine nagutumyeho kugira ngo wenda bishoboka ukaba mwamuhindura cyangwa se wenda bidashoboka ukazamenya uburyo uzabitwara ko numva ari ikibazo se gikomeye kandi afi wihinda umbaza byinshi icyo gisubizo cyabo gifite hano iminsi ya taniya ibarabarirwa hano ku ntoki niwumva taniya yaguye muri nyabarongo ntuzibaze byinshi kandi ikindi na Calvin nawe bazajyana muri iyo nyabarongo imwe navuze ko nta muntu mu rukundo uzigera ambabaza n'umunsi wari mu uyu nguyu bose bazajyana mu mva imwe ndatekereza reka twihigiye mufata amezi 6 ubukwe ubwimure muri ayo mezi 6 cyangwa umwaka turebe ko azaba kiri kumwe nawe niba ibyo ari ukuri azaba yarigendeye rwose ntabwo azaba kibuka n'izina ryawe ndumva bitoroshye rwose gusa bakoze kuba bimbwiye ndashaka ukuntu mbigenza gake wenda nibiba ngombwa tuzamuhindura cyangwa se tumenye uburyo tumwitwara Ide ndakumva man mfite umuntu waba wakuntumyeho kugira ngo wice ubukwe bwanjye cyangwa even ni wambwa ngo Tony afite abana 3 my dear ubukwe bwawe go okay man ndaho dropping abantu bakandi bakose bunye byubuzanya nese kuzanyamo na Calvin wowe rwose Tania diringa na Tania wawe ako Calvin umureka urabizi rwose umujyanye nanjye wabunjyanye nese ubwo ngiye nawe nsigaye afi wimbwira ibyo bintu please icyemezo nagifashe Calvin haba na Tania bose ntabwo ngomba kubahereza haba Tania ibintu bankoreye birahagije Calvin wese nshaka kumuhereza rero kandi mbikubwiye mu bwo nagendaga nagushaka guhindura icyemezo nafashe shaza umva nawe ugomba kuguma hano no basi ushaka ubundi byo tugenda musibye ubuhe buryo nyine shobora kuko barambabaje bombi n'abatanya yarambabaje haba na Calvin bose agomba kurinda mu mvimo ndakumva ko nase Calvin nako sasa niba Tania rero twayenda
kazi niko tatemere ninde utatemere we ntabwo wetetse ubu kazi nagenda agira urangaje debura ko jamari twabanye ari umuntu mwiza nyine tumenyana yari umuntu mwiza ariko nyuma yaje guhinduka gusa no kubana nawe ubu komeje kugumana nawe umutima wazaturika numva se munaniranywe kandi hakiri kare hashize amezi 6 jamari ntabwo yanzi ko ageze kuri urwo rwego ngiye kubwo yambwiye ko ari umuntu mwiza numva nyine ko ari umuntu mwiza Ikiriyo karama nubwo ndi kwihagararaho ni kwihagarara bya kigabo navuye mu rugo umuntu aramfata arancumbikira nuko kuncumbikira ndariwe aransindisha turararana sasa namwe abona muteye inda kagira inkuru inkuru nyine niyo ngiyo ko aratwite kandi ari hafi no kubyara gusa binteye impungenge binteye n'ubwoba ko Tony nabimenye ubukwe buri bupfe ikindi si n'uwo gusa hari umukobwa uri mu rugo witwa Jo niba ari gatumwa niba ari iki wapi umva rero nkubwire Zahabu niba uri guplaninga kwica ukica na Calvin ubwo umupango yawe ufite umenye yuko na hafiya uzamwicara na Calvin ntabwo ibyo nakwemera pe ntabwo njye nakwemera ko Calvin mwica njye nyine musigare hano kandi ikindi niba mvuri budeside yuko uri bumwice ukamwicara na Tani umenye ko napfa nindamuka numvise ko ikintu cyabe ku Calvin nawe ntabwo uzankira period hafi Akugo shobora nangaje ngo urahangayitse cyane maze nge biranshimishije ahubwo uzi n'ikindi wakagombye kwishimira ko ugiye kugira umwana w'imfura wamaze waba umenye uko uhageze ese ubundi busanzwe wari uzi ko byara numva ahubwo nta n'impamvu yo guhangayika ikintu kiriho gusa ko Tony nabimenya ako nta nubwo ugomba kuba uri kumubwira ugomba kuba uri fiyeri y'uwo mwana ugiye kuvuka ariko ndumva azabimenya yaravutse ahubwo akanamubona nasubungiriye nawe tekereza ariko ngo nakabe mbyishimiye ariko umwango ubukwe ntibugomba kuba ngo niwe ngomba gutwara nkamugira umugore ntabwo nigeze mukunda twigeze dukundana mbikubwiye byandenze umuntu agira ngo avuye mu kibazo naho yinjiye mu kindi umuntu agira ngo agiye mu bwiza naho hari abari kumukura mu bwiza akugu reka ndabona wahangayitse ahubwo byishimire kuva uyu munsi ugitinyuka kubimbwira ikintu ugomba gukora byishimire none se kuba uwo nguwo ataremeye gukuramo iyo nda utekereza ko atagukunda